Burya imwe mu miti gakondo ushobora gukoresha bidasabye ko wirirwa ujya kwa muganga cyangwa se ufite ibibazo runaka, burya ni ikimera cyitwa perisire cyangwa se pasiri. Ni ikimera cyiza cyane, burya abantu benshi babizi bagenda bakoresha mu kwivura, ndetse kuva kera cyagiye gikoreshwa mu buvuzi butandukanye bw'indwara abantu bahura nazo. Burya perisire cyangwa se pasiri ishobora kuvura uburwayi butandukanye, harimo nk'indwara z'amaso, indwara zifata umwijima ndetse n'impyiko. Ndetse burya perisire ishobora gutuma amagufwa yacu akomera, igatuma umutima wacu ukora neza, ndetse burya ifite akamaro gatandukanye ku mubiri wa muntu. Perisire rero kera tukiri abana, hari abantu bayikoreshaga mu kwivura indwara z'ibicurane cyangwa se mu gihe bafite nk'ububabare bw'iryinyo. Burya rwose burya perisire ibyo ishobora kubivura, ariko si ibyo gusa kuko burya birenze ibyo. Muri kino kiganiro turakubwira akamaro ndetse n'ibyiza n'ingaruka nziza zo gukoresha perisire zigera kuri 12, kuko burya perisire ni umuti utangaje kandi ushobora kuvura ibibazo byinshi by'indwara duhura nazo ndetse n'izigorana kuzivura. Perisire burya niba utayikoresha cyangwa se niba ubashije kuyibona, burya hari ibibazo byinshi yakuvura. Tuvuge, reka dufate urugero rworoshye. Urabona nk'umuntu wariye ibiryo bikamugwa nabi akabura uko yabigenza, burya gukoresha perisire byonyine bishobora kukuvura icyo kibazo. Tudatinze rero, reka turebere hamwe ingaruka nziza ndetse n'akamaro ko gukoresha perisire ku mubiri wa muntu. Akamaro ka mbere burya ko gukoresha perisire ni uko burya ishobora kuvura ibibazo byinshi bifata mu nzira z'igogora. Murabizi ko mu nzira z'igogora hafatamo ibibazo byinshi, harimo nko kugubwa nabi n'ibyo wariye, kugira ibibazo bya indigestion, kwituma nabi ndetse n'ibindi. Ku bantu rero burya bakunda kugira ibyo bibazo byo kugubwa nabi n'ibyo bariye cyangwa se kubigogora ryabo ridakorwa neza, burya perisire ishobora kubafasha guhangana n'icyo kibazo bagatandukana nacyo. Burya perisire kuyirya bituma kandi bikanafasha umubiri wawe gucagagura neza ibyo twariye ndetse no kubikamuramo intungamubiri zitandukanye. Si ibyo gusa kuko perisire burya ishobora no gufasha umubiri mu gutuma ukurura amazi ku buryo ubasha kwituma neza ndetse ugatandukana n'ibibazo byo kubyimba mu nda. Perisire nanone burya ishobora kuvura ububabare bwo mu gifu, cyane cyane nk'abantu bafite igifu kirimo ibisebe cyangwa se kibarya. Perisire rero burya ishobora kuvura ibibazo byinshi bifata mu nzira z'igogora. Ushobora kuyikoramo ka cyayi, ushobora kuyihekenya ubwayo. Burya uko wayikoresha kose, perisire burya ibasha gutuma igogora ry'ibyo twariye rikorwa neza, kandi ikunganira enzyme, ikunganira ibinyabutabire bifasha mu gucagagura ibyo twariye ndetse no kubikamura. Muri rusange, niba ugubwa nabi n'ibyo urya, ukabibasirwa n'indwara za constipation ndetse n'ibindi bibazo byose waba ufite mu mara, cyangwa se wumva ko ibyo wariye bidagogorwa neza ugahorana ibibazo bya indigestion, burya uzajya ukoresha ka perisire ugahekenye byibuze 3 ku munsi, nko mu gitondo, saa sita na nimugoroba, ukagahekenya nyuma yo kurya, uzatandukana n'ibyo bibazo. Akamaro ka kabiri cyangwa se ibyiza bya kabiri byo gukoresha perisire ni uko burya ikomeza amagufwa ya muntu. Burya uramutse uhekenye perisire cyangwa se ukayinywa mu cyayi, burya bituma ubasha kubona vitamini K. Vitamini K ni umunyungugu w'ingenzi ndetse ni vitamini y'ingenzi ushobora kwita umunyungugu cyangwa se vitamine. Ni vitamini y'ingenzi cyane mu gutuma umubiri wacu ubasha kwinjiza calcium. Calcium murabuzi ko nawo ari umunyungugu mwiza cyane ushobora gutuma umubiri ubona amagufwa akomeye cyangwa se ugira amagufwa akomeye. Calcium rero burya tuyikura mu byo twariye, ariko kugira ngo yinjire mu mubiri no kugira ngo ikamurwe neza mu byo twariye, nuko bugomba kuba ufite vitamini K. Muri make, vitamini K wahita nka precursor ituma ubasha kubona calcium. Ibyo rero burya bikaba ari byiza ku magufwa yacu, kubera ko burya calcium ituma amagufa yiyongera mu mubyimba, ibyitwa bone density, ndetse nanone burya ikagabanya ibyago byo kuba twarwara indwara iterwa no kumungwa kw'amagufwa izwi nka osteoporosis, cyangwa se ko wavunika mu buryo bworoshye, cyane cyane nko ku bantu bageze mu zabukuru. Buryo wakoresheje perisire ibyo bibazo utandukana nabyo. Ibyiza bya gatatu cyangwa se ingaruka ya gatatu yo gukoresha perisire ni uko burya ituma umutima wacu ukora neza. Ibi ahanini biterwa na vitamini B9 initwa folate, ikaba ari vitamine y'ingenzi cyane kubera ko ishobora kugabanya ibyitwa homocysteine mu mubiri. Homocysteine ni ubwoko bwa amino acide
bwongera ibyago byinshi byo kuba warwara indwara z'umutima mu gihe biri mu mubiri mu kigero kinini. Muri make, perisile kuyirya bigabanya iyo homocystine mu mubiri. Nanone burya bigabanya imisemburo ishobora kuba irimo homocystine mu mubiri, kandi ibyo byose bishobora gutera indwara z'umutima. Muri make, perisile igabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima, ahubwo ikanatuma n'umutima wacu ukora neza. Ibyo bigaterwa n'umunyungugu witwa potassium dusanga muri perisile, ugabanya umuvuduko w'amaraso ukabije, ukabasha gutuma amaraso atembera neza, ndetse n'imitsi itwara amaraso ikaguka. Ingaruka ya kane cyangwa se ibyiza bya kane byo kurya perisile no kwihekenya cyangwa se kunywamo icyayi, ni uko burya izamura immunity, igatuma tutarwaragurika ndetse ikongera n'abasirikare b'umubiri. Burya perisile ni nziza cyane bitewe na vitamine C dusanga muri perisile, ituma rero abasirikare b'umubiri babasha gukorwa neza, ndetse ibyo bikaba ari ingenzi cyane mu kurwanya no guhangana n'uburwayi dushobora guhura nabwo. Perisile rero kuyirya cyangwa se kuyikoresha bizakurinda uburwayi bwinshi, bikurinde kurwaragurika, ndetse no mu gihe urwaye ntuzahazwe n'uburwayi bwa hato na hato, cyangwa se ngo ube warembywa n'uturwayi twa hato na hato. Akamaro ka gatanu ko gukoresha perisile ni uko burya ituma impyiko zacu zikora neza. Burya perisile ni nziza cyane kandi ishobora kuvura bimwe mu bibazo bifata impyiko. Perisile ishobora gukora nk'imiti yitwa diuretique, cyane cyane hano umuti witwa diuretique ushobora gukora nka perisile ni uwitwa furosemide cyangwa se Lasix. Uyu muti rero burya perisile yo ishobora kubikora, ariko ikaba ari nyine ari imiti gakondo wakoresheje. Ibyo rero bituma impyiko zawe zibasha gusohora amazi menshi, ukabasha kwihagarika inshuro nyinshi, kandi uko wihagarika niko n'imyanda ibisohoka mu mubiri, ndetse n'ibindi binyabutabire bishobora kwangiza umubiri ariko bigasohoka binyuze mu nkari. Ibyo rero bigabanya ibyago byo kuba ushobora kurwara utubuye two mu mpyiko tuzwi nka kidney stones, ndetse no kuba warwara ama infection afata mu nzira z'inkari. Ikiyongera kuri ibyo, burya perisile nanone ibamo ikinyabutabire cyitwa myrcetine, kikaba ari ikinyabutabire cyiza cyane, ndetse n'icyitwa apiol, bikaba ari ibinyabutabire bifasha mu gusukura umubiri ndetse no kunganira impyiko mu mikorere yazo. Ibyiza bya gatandatu cyangwa se akamaro ka gatandatu ko gukoresha perisile ni uko ituma amaraso yacu akora neza. Ibi biterwa ahanini na vitamine A dusanga muri perisile, ituma tubasha kubona neza ndetse n'amaraso yacu agakora neza. Vitamine A ifasha mu kurinda agace k'imbere ko mu jisho kitwa cornea, ndetse n'agace k'inyuma ko ku jisho nako rero bigatuma bibasha gukora neza. Ndetse nanone burya perisile inatuma kitwa retina nako gakora neza n'agace k'imbere mu jisho. Perisile ibonekamo ibinyabutabire bibiri, harimo icyitwa luteine n'icyitwa zeaxanthine. Ibyo byose bikaba ari ingenzi cyane mu gutuma amaso yacu abona neza, ndetse no kugabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'amaso, cyane cyane zifata abakuze, zizwi nka macular degeneration ndetse na cataract. Akamaro ka karindwi ko gukoresha perisile ni uko ifasha mu gusukura umubiri ndetse no gusohora imyanda mu mubiri mu byitwa detoxification process. Perisile burya ni nziza cyane mu gusukura umubiri, cyane cyane yifashishije umwijima. Perisile yunganira umwijima mu gusohora uburozi bubi bushobora gutera uburwayi, ndetse nanone burya perisile inatuma hari ikinyabutabire cyitwa glutathione, kikaba ari ubwoko bwa antioxidant bufasha mu gusukura umwijima ndetse no kunganira umwijima wacu gukora usukura umubiri. Perisile rero uramutse unyweye juice cyangwa se agacyayi kayo, bifasha mu gusukura umubiri, ndetse burya ni bimwe mu bintu byitwa detox diet cyangwa se detox juice bifasha mu gusukura umubiri muri rusange. Ibyiza cyangwa se ingaruka ya munane yo gukoresha perisile ni uko burya ituma tugira uruhu rwiza. Ibyo akenshi biterwa na vitamine C dusanga muri perisile ndetse n'izindi ntungamubiri zituma tugira uruhu rwiza. Vitamine C ifasha mu ikorwa byitwa collagen. Collagen ni ubwoko bwa poroteyine bufasha mu gutuma tugira uruhu rukwedutse kandi ruzira iminkanyari. Perisile rero kuyirya bizatuma ugira uruhu rwiza kandi ruzira iminkanyari, binakurinda ibibazo byinshi bishobora gufata ku ruhu, ukomeze kugira uruhu rumeze nk'urw'abakiri bato. Akamaro ka cyenda ko gukoresha perisile ni uko burya ifasha mu kuringaniza no kugabanya isukari yo mu maraso. Perisile rero burya ni nziza cyane ku bantu barwaye uburwayi bwa diyabete cyangwa se wifuza kugabanya uburwayi bwa diyabete. Hari inyigo nyinshi zagiye zigaragaza ko gukoresha perisile bituma umusemburo wa insuline ukora neza, bikanongera metabolisme y'umubiri. Ibyo rero bikarinda ko isukari yazamuka yo mu maraso ikaba nyinshi, kandi bikunganira umubiri wawe. Akamaro ka 10 ko gukoresha perisile ni uko burya igabanya ibibazo bya inflammation mu mubiri,
kandi bishobora gutera ibibazo by'indwara zikomeye harimo nk'indwara z'umutima, indwara zindi nk'izizwi nka autoimmune ndetse n'izindi. Perisile burya ishobora gukora nk'ibyitwa natural anti-inflammatory compounds, cyane cyane ibyo bigategurwa n'ibinyabutabire dusanga muri perisile harimo icyitwa epigenine ndetse n'icyitwa luteolin. Bikaba ari ibinyabutabire bigabanya inflammation mu mubiri. Gufata perisile ukayishyira mu byo urya cyangwa se mu cyayi ukoresha ku munsi bituma ugira ubuzima bwiza. Akamaro ka 11 ko gukoresha perisile nuko ituma duhumeka umwuka mwiza cyangwa se tugasohora umwuka utanuka umeze neza. Perisile burya kuyihekenya rero ishobora gusukura mu kanwa, cyane cyane n'umuntu ugira impumuro mbi mu kanwa ashobora kuyikoresha. Ibyo biterwa hanini na chlorophylle dusanga muri perisile, ndetse perisile nanone ifite ubushobozi bwo kwica mikorobe cyane cyane zo mu bwoko bwa bagiteri. Kuyihekenya cyangwa se kuyicewinga ugahekenya utubabi twayo bifasha mu kunetraliza impumuro mbi ishobora kuba iri mu kanwa no kwica udukoko tumwe na tumwe dushobora kuba turi mu kanwa. None burya bikarinda ko ushobora gusohora umwuka mubi mu gihe wari usanzwe uwugira. Ndetse burya perisile ushobora no kuyihekenya mu gihe wahekenye nka tungurusumu cyangwa se ibitunguru ugahumeka umwuka mwiza, dore ko ibyo tubizi ko umuntu wabiriye ahumeka umwuka wabyo. Ibyo rero gukoresha perisile byanetraliza umwuka w'ibyo wahekenye. Akamaro ka 12 ko guhekenya perisile nuko burya ituma tugira umusatsi mwiza ndetse n'ubuzima bwiza muri rusange. Amavitamini n'imyunyungugu dusanga muri perisile cyane cyane nka vitamine C, fer, folate, ibi byose bifasha umusatsi wacu kuba wamera neza ndetse bikarinda ko twacikagurika umusatsi. Nanone perisile burya ituma circulation y'amaraso yongera, cyane cyane amaraso agera mu mutwe. Cyane cyane burya perisile ugiye uyikuba mu mutwe cyangwa se ukarakara mu mutwe bituma umusatsi wawe wongera kumera neza, bigafungura utwitwa hair follicles ku buryo umusatsi wawe ubasha kubona ibiwutunga kandi ugakora neza umeze neza. Burya n'amavuta ashobora gukorwa muri perisile agatuma umusatsi wacu umera neza kandi ugakura neza. Muri rusange perisile ni nziza, ushobora kuyibona, ushobora kuyitera iwawe, ushobora kuyibona mu buryo bworoshye. Twakubwiye ko ifasha byinshi harimo nk'ibibazo nko kuvura ibibazo bifata mu nzira z'igogora, kurinda umwijima, impyiko ndetse n'ibindi. Kuyikoresha rero ni byiza cyane, ishobora gukora nk'umuti, ishobora gukora nk'urukingo ndetse nta n'ikiguzi bigusabye ukaba wayihengera iwawe. Ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi wabyandika ahagenewe kujya comment. Ufite n'icyo wifuza kubaza nacyo wacyandika aho ngaho, ndetse nabwo bwa mbere ugeze kuri channel wakora subscribe.